ntituzatinya namba. Nyuma ya gupfa warongeye urazuka, ndiwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi, ngo witegereze n'iki watanze mwana wa Adamu, zatumye uhirwa bigezaho. Menya ko ari ubu n'uwagiriwe, ngaho nawe ujye ushima uwo mwami asubiza gutunganya. Wow! Niba warigeze ugira inzozi zo kuba umucuranzi, iki ni igihe cyiza cyo kuzikabya. Biroroshye kandi birashoboka, ubu byaciyemo aho uherereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari na piano. BKMYS yabazaniye uburyo mushobora kwiga mutiriwe muva aho muherereye. Twigisha abana n'abakuru kandi mu mezi make ukaba uzi gucuranga. Dufite n'umwarimu w'umuhanga wigisha abifuza kwiga kuririmba. Abari i Kigali n'ahandi namwe muze Remera mwige gucuranga no kuririmba imbona nkubone. Abarimu b'abahanga barabategereje. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Kuturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi wacu ntituzatinya namba. Turaryama twizibuye kuko utumira amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba. Kuturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi wacu ntituzatinya namba. Turaryama twizibuye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba. Uturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi wacu ntituzatinya namba. Turaryama twizibuye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzotinya namba. Turaryama twizibuye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba. Haleluya. Kugira ngo musibane katurinda ibitero by'umwanzi, naho twagera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntituzatinya. Haleluya. Naho nanyura gikombe cy'urupfu sinzatinya, uri kumwe nanjye. Ishimo yawe inkoni yawe
ubituzanye naho nanyura igome cy'urupfu sinzatinya. Haleluya mwami. Isimbo yawe inkoni yawe izagumanye ibihe byose mwami, kuturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba, turaryama twiziguye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba, turaryama twiziguye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba, turaryama twiziguye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba, turaryama twiziguye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba, turaryama twiziguye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya. Turaryama turaryama twiziguye Yesu we kuko utubera amaso. Haleluya. Uri mu ruhande rwacu ntituzatinya, turaryama twiziguye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba. Nyuma ya gupfa warongeye urazuka, ndiwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi, ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yaje humura. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi, ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yaje humura. Ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yaje humura. Ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yaje humura. Ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yaje humura. Ntumwitegereze icwa n'isoni z'ibyo wakoze, urambwira uti nshuti yaje humura. Ninjye wakwitishije, haleluya, nakoze ibibi abari wapfa, sinzibagirwa ko wakozwe n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa, nyuma yo gupfa warongeye urazuka,
witegereze nitwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti humura ngo witegereze nitwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yaje humura. Oh Yesu we mana we ngo witegereze nitwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yaje humura. Ngo witegereze nitwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yaje humura. Mana we ngo witegereze nitwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yaje humura. Haleluya haleluya. Ngo witegereze nitwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yaje humura. Ubuzima bw'umwana w'umuntu nukubaho rimwe gusa. Ubuzima bw'umwana w'umuntu nukubaho rimwe gusa. Yesu we iyo urangiye byose biba bishize. Iyo urangiye byose biba bishize. Iyo urangiye byose biba bishize. Ayiwe ubuzima bw'umwana w'umuntu nukubaho rimwe gusa. Mana we ubuzima bw'umwana w'umuntu nukubaho rimwe gusa. Mana we iyo urangiye byose biba bishize. Iyo urangiye byose biba bishize. Iyo urangiye byose biba bishize. Ubuzima bw'umwana w'umuntu ni buke cyane burangira mu gihe gito cyane ubundi butibagirana. Iyo burangiye byose biba birangiye byose biba bishize. Amazina twitwa iyo ubuzima bushize aba arangiye. Iyo burangiye byose biba bishize. 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 Uhora usaba Imana ntikwiyereke. Uhora usaba Imana ntigukorere ibitangaza. Uhora usaba Imana ntikwiyereke. Uhora usaba Imana ntigukorere ibitangaza. Ese kuba uriho hari igitangaza kiruta ibyo. Ese kubumeka si igitangaza kiruta byose. Ese kuba uriho hari igitangaza kiruta ibyo. Ese kubuhumeka si igitangaza kiruta byose. Igitangaza ubuzima bw'umwana w'umuntu nukubaho rimwe gusa. Mana we ubuzima bw'umwana w'umuntu we nukubaho rimwe gusa. Iyo burangiye byose biba bishize. Iyo burangiye byose biba bishize. Iyo burangiye
byose biba bishyize iyo burangiye byose biba bishyize uhora usaba Imana gikwiyeretse uhora usaba Imana gigukorera ibitangaza uhora usaba Imana gikwiyeretse uhora usaba Imana gigukorera ibitangaza ese kuburiho igitangaza gikomeye no kuhumeka hari igitangaza kirutito ese kuburiho hari igitangaza kibiruta ntacyo ese kuba wambara hari igitangaza kibiruta ese kububyarura hari igitangaza kibiruta ntacyo ese kuburiho hari igitangaza kirutito ese kuba wishyura minerivare hari igitangaza haleluya witeka dukoreye ibikomeye natwe turishimye hari igitangaza kibiruta ese kuburiho si igitangaza kiruta byose iki watanze mwana w'Adamu tatumuhirwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe aho nawe ujya usimwa amen iti watanze mwana w'Adamu zatumye uhirwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe aho nawe ujya usimwa uwo mwami asureza gutonaga waruzi naruka Bana yakiwe bakobwa beza bitondaga barinaga neza ubukobwa bwabo abo waruzi n'abo utamenye bagiye ureba babyeyi beza bitondaga barinze neza umubyeyi bwabo abo baruzi n'abo utamenye bagiye ureba niti watanze mwana w'Adamu zatumye uhirwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe nkaho nawe ujya usimwa uwo mwami nkaho nawe ujya usimwa uwo mwami nkaho rero ujya usimwa uwo mwami nkaho nawe ujya usimwa uwo mwami Imana iturinda mu buzima bwacu ya Imana n'umurinzi wacu wo kwizerwa no muri ibyo yarabiririmbye ngo Imana niyo murinzi wawe mu kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho Imana irinda Abisirayeli ihora maso n'isizi Imana we Imana irinda Abisirayeli ihora maso n'isizi yes reka tubasuhuza inshuti mudukurikiye muri aka kanya nyine tugenda tunasoza session yacu yo guhimbaza Imana ariko ndagira ngo abantu bamenye uyu mwana muto turi kumufite impano nziza yo kuririmbira Imana n'indi baratangira bibwira abantu badukurikiye bisanzwe nitwa Ishimwe Fabrice kavukire yanjye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu wenda
kuririmba cyane nkunda kuririmba cyane kuko nakuze ariyo mpano niyumvamo kurusha izindi zose. Ngira abadukurikiye ko uyu munsi twaje gutaramana kugira ngo tubabwire ibyiza bya Yesu, tubabwire kugira neza kw'Imana yacu. Uyu munsi turi kumwe namwe tugira ngo duhumurize imitima yanyu, turi kumwe namwe kugira ngo tubabwire iby'agakiza ka Yesu, tubabwire ibitangaza umwami wacu yagiye akora mu mpande zitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Umwami wacu yaramamaye, natwe twaje kumwamamaza kuri uyu munsi kugira ngo icyubahiro cye gikomeze kizamuke, ibendera rye rikomeze rizamuke mu buzima bwacu. watangiye kuririmba ufite imyaka ingahe? uyu muziki wo kuririmba natangiye mfite imyaka 7 ubwo natangiye kwiyumvamo impano yo kuba nagira icyo mbwira abafite imitima yihebye. Ubwo natangiye kumva nagira icyo mbwira abafite imitima yiganiye kugira ngo mbabwire iby'agakiza ka Yesu. Ndumva ari ibyo. Yes, urashobora kwibaza ufite indirimbo zawe ku giti cyawe? Indirimbo nta ndirimbo mfite zanjye ku giti cyanjye, ariko mu minsi igiye kuza ndifuza ko nanjye naba mfite iyanjye cyane ngoreraho buri umwe wese yansangaho. Ariko ufite izo wanditse? Yes, izo nanditse ndazifite. Ubu uri kingo zisohoke? Ndagana twicaye imbere y'abantu bafite amafaranga, abaterankunga, ushobora kumva ijwi rya umuntu akagukunda akavuga ati njyewe umwana ndamukorera indirimbo y'amajwi y'amashusho. Yes, birashoboka. Donc muri make indirimbo ndazifite nanditse, ariko ikibura ni ubushobozi kugira ngo zisohore. Abari kutwumva hano, abari kutureba, nk'uko papa wanjye abivuze, hari uwabyiyumvamo kabisa akumva hari ukuntu yantwerera nanjye ngazamuka, kuko n'ibyo Imana ishaka, n'ibyo Imana itwifuza. Urakoze cyane. Umuntu ushaka se kugira icyo afasha impano yawe yakubona ku aderesi? Hari ufite ukuntu yamfasha cyane rwose, akaba ariyo baza kumboneraho. Nimero yanjye ni 0789 59 29 105. Iyo niyo nimero wamboneraho ushaka kugira ikintu mbwira. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nshimira n'abantu bari batukurikiye muri aka kanya kukuramya no guhimbaza Imana. Wasenga Imana tugasasa. Tujye gusenga Imana. Mwebwe mwari muri kumwe natwe, turabashimiye cyane. Mwabanye natwe, turabashimiye cyane kubw'ubwitange mwagize bwo kuza kubana natwe. Ndagusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Imana isumba byose, uri umurengezi muzima, uri igitangaza kitarondoreka, watumeneye amaraso ku musaraba kugira ngo twunguke, kugira ngo tubeho. Muri uyu mwanya turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe nyakubahwa Imana. Twari turi mu mwanya wo kuramya no guhimbaza, dusengeye abadutegeye amatwi, dusengeye abumvise ibi bihimbano dusohoye muri uyu mwanya. Reka bigende bihindure, bigende bikore ku myigi z'imitima zabo, bigende bihindure, bigende bikore mu bibazo buri wese afite ku giti cye. Ibi bihimbano bigende bihindure buri kimwe mu buzima bwacu bwa buri munsi.
turasenze cyane kugira ngo ukomeze wagure impago zacu, abatwumvishije muri uyu mwanya ugende ubashyireho umutima mwiza, ubakuremo umutima wo kwinangira, bahindukirire baze ku gakiza kawe, izina ryawe rishimye. Nyakubahwa Imana rero, bana natwe, ugumye kutugirira neza, ugumye kwigaragaza. Mwami, nzengera abari mu bihugu bitandukanye, abo bose ugende ubagezeho umwuka wawe, ugende ubagezeho imbanda yawe. Ruramusiga duhurire iwawe, tuzagushima, tuzasimana twizeye mu izina rya Yesu. Amen.